Twongeye gusuhuza abantu badukurikirana kuri The Brown 250, tugarukanye inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'akababaro ku barimu ndetse n'abanyeshuri bakopeye ibizamini kuri iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2026. Byamaze gutangazwa ko hari ibigo bigiye kuba byafungirwa imiryango ntibizongere kwemererwa kwakira abanyeshuri, ndetse mu iperereza rikomeye riri gufata abarimu hari abarimu bamaze kuba bafungwa bitewe n'ukuntu byakomeje kugaragara ko hagaragaye ugukopera, ndetse hari amanota y'abanyeshuri atari yasohoka. Hari byinshi byatangajwe na minisitiri ushinzwe uburezi mu Rwanda. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twabagarukiraho. Ibyo bintu rero mbere y'uko tubigarukaho, turasaba kugira ngo buri umwe wese wageze hano ugiye kwakira iyi nkuru abe yaduha umwanya we mutoya, ubundi tubane mu gihe gitoya tugiye kumarana hano. Ikindi kintu, niba ari bwo bwa mbere wagera hano, urasabwa gukora subscribe, by'umwihariko ugakanda ku nzogera kugira ngo buri makuru atugezeho tujye tuyaguhera ku gihe. Kandi ni iby'agaciro kubana nawe wowe wamaze gukora subscribe ukaba ugarutse hano kugira ngo ugire icyo umenya, biba ari iby'ingenzi. Nawe niba ari bwo bwa mbere wagera hano ukaba wamaze gukanda subscribe, nguhaye ikaze. Nizere ko mwese tugiye kubana mumeze neza, gusa niba utameze neza wihangane, ejo cyangwa ejo bundi ibintu nawe bizemera, ntabwo Imana yatuma ukomeza ubabaye. Dukomeje rero n'inkuru y'uyu munsi twabonye, ni inkuru iri gukomeza guca ibintu, aho hari ibigo byamaze kuba byashyirwa ku rutonde bigiye gufungwa, ndetse iyi lisite biravuga ko nubwo itarasohoka, ikigo cya mbere cyamaze gufungwa nubwo bitaremezwa neza ngo bigaragaze ko iki kigo cyamaze gushyirwaho ingufuri kitazongera kwakira abanyeshuri. Ndetse nyuma y'uko amakuru agaragaye ko abanyeshuri bagiye bakopera bivuzwe na bamwe mu bakosoye ibizamini, ndetse bigakomeza gukorerwa iperereza kugeza aho kuri ubu ngubu hari amanota y'ibya leta atari yasohoka, abantu bibaza ese ayo manota azasohoka cyangwa abanyeshuri bigaragara ko bakopeye bazasubiramo ibizamini. Ni ibibazo abantu bari kwibaza, gusa mbere y'uko wibaza icyo kibazo wakagombye kuba wibaza ngo ese abanyeshuri bazasubiramo ibizamini, hanyuma abo barimu babakopeje bo bigende bite? Abarimu rero nyuma yo kubatekerezaho babakatiye igihano kitoroshye cyane cyo gufungwa imyaka 2. Gufungwa imyaka 2 birumvikana ko harimo risiki iteye ubwoba, kubera ko niba ufunzwe imyaka 2 birumvikana diplome yawe izaba itakaje agaciro. Bamwe mu bantu batanze amakuru y'uko abanyeshuri bakopejwe ni abakosoye ibizamini, ndetse na bamwe mu bana bakopejwe bagiye batanga amakuru akwirakwizwa y'uko abana bakopejwe ibizamini, kugira ngo hamenyekane ko abana bakopejwe ibizamini. Ngo byagiye bigaragara ko abana bagiye bahuza amakosa, ndetse hari abana benshi bagiye basiba bitewe n'ukuntu ngo ababakopeje bababwiye ibisubizo bya nyabyo barangije gukora, bityo rero ibyo bari bakoze abenshi bagiye babisiba. Nyuma yo kubisiba bagashyiraho ibiribyo, kandi ugasanga abana bose bakopejwe n'umuntu umwe bahuje amakosa. Niyo mpamvu rero bemeje ko umwarimu wese uragaragara muri iyi kese y'uko yakopeje ari ugufungwa igihano kingana n'imyaka 2. Bityo rero abarimu ba mbere batangiye kuba batoroka igihugu bitewe n'ukuntu ikintu cyitwa gukopeza ibizamini cyasizwe ku rundi rwego. Perezida w'u
Rwanda yamaze gutangaza ko ku barimu bakopeje ibizamini nta n'umwe ugomba kugirirwa imbabazi, kubera ko umwarimu ubundi ni umwe mu bantu bifashishwa kugira ngo hategurwe umunyarwanda w'ejo hazaza. Bityo rero umwarimu wakopeje ikizamini uwo nguwo ntagomba kuba muri sosiyete, kuko ngo aba ari kwangiriza rubanda rw'ahazaza, aba ari kwangiza urubyiruko. Abarimu rero birumvikana ko ibyabo bakoze bishimye kuri ubu ngubu bigiye kuba ibyashyirwa hanze. Ku bantu rero bakopeje ibizamini birumvikana ko ibyo ngibyo ari byo biri kugenda bigarukaho kuri kese yabo. Nanone kandi ku bakopejwe bategereje ikizamini, ese abanyeshuri bakopejwe ikizamini amanota yabo azemererwa gusohoka, cyangwa se bazadubura, cyangwa bazasubiramo ibizamini? No rero reka nkubwire ukuntu bizagenda. Abantu rero bamisinze ibizamini bitewe no gukopera, abantu babuze ibizamini bitewe no gukopera bakabura amanota, hari gufatwa icyemezo. Kuri uyu munsi habaye inama yo kwiga kuri icyo kibazo, aho bamaze kuba batekereza ko abanyeshuri batabonye amanota bazasubiramo bagasibira, kubera ko bitashoboka ko hategurwa ibindi bizamini, kandi bitaba ngo ikizamini cya leta umunyeshuri atagisubiramo inshuro zigera muri ebyiri. Nanone kandi ikindi kintu ni uko abanyeshuri bakopejwe babuze amanota, barateganya ko ari bo banyeshuri bagiye kwifashishwa kugira ngo ababakopeje bamenyekane. Birumvikana ko amakuru yose bagiye gushaka bagiye kuyashakira mu banyeshuri batsinzwe, kandi abanyeshuri batsinzwe bitewe no gukopera, ndetse n'abujuje cyane bagakopera, abahuje amakosa, abo bose byagiye bigaragara ko ari ugukopera. Ubwo rero ni ikigaragaza ko abarimu bashatse gutsindisha abanyeshuri ku kigero kiri hejuru binyuze mu gukopera, ndetse abanyeshuri akaba ari bo bakomeje kwifashishwa mu kugenda batanga amakuru. Abarimu barenga 50 bamaze kuba bafungwa, bigaragaza ko gukopera ari ikibazo gikomeje guhangayikisha abarimu ndetse n'abanyeshuri muri rusange. Niba uzi neza ko wakopeje, niba uzi neza ko wakopeye, birumvikana ko nta mahoro ugomba kugira, kuko isaha ku isaha wabona bakugezeho. Uti bakugeraho gute? Wibuke ko ari umunyeshuri yatanze imyirondoro ye yuzuye y'aho aherereye, ndetse n'umwarimu by'umwihariko baba bamuzi. Niyo mpamvu rero abantu bakopeye, abantu bakopejwe kuri uyu munsi batangiye kubigaho ibintu bimeze nabi. So rero ngibyo ibyo twari tuje kubagezaho, tuzongere dusubire. Nge nitwa The Brown, nshimiye abakoze subscribe na like,